Yes, reka nguhereze ikaze kuri YouTube channel wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Ngira ngo hano imbere uri kubonaho itangazo amafaranga, ndetse ibi ngibi akaba ari byo bintu by'umwihariko tugiye kugarukaho. Iri ni itangazo risohowe na Minisiteri ishinzwe ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ibibazo bihari by'umwihariko mu bigiye guhindagurika haba muri mituweli ndetse n'imiti. Gusa hano tugiye kwisomera ibyo kuri iri tangazo byanditseho, by'umwihariko rivuga ku buryo imiti cyangwa se ibinini bigiye kuba byakiyongera mu mafaranga. By'umwihariko banashyizeho ingero z'uburyo ayo mafaranga aziyongeramo ndetse n'uburyo bizafasha igihugu cy'u Rwanda kuba cyanafashirizamo abaturage kuba bazajya babona imiti ku buryo bworoshye, kubera ko imiti hano mu gihugu cy'u Rwanda twari tumeze nk'abayihabwa ku buntu, ariko hari nyine amafaranga make tugiye kujya kwishyura noneho yiyongera ko twaga dutanga, kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibashe kuba cyagumana ubukungu buri stable cyangwa se ubukungu butajegajega mu bijyanye n'ubuvuzi. Wogeze kuri YouTube channel bwa mbere Rwanda Room TV, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nawe njyewe ndi Isa cyangwa se unyite Isaac. By'umwihariko nk'uko bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda kubamo impinduka nyinshi tutari twiteguye, ariko hari itangazo risohowe na Minisiteri ishinzwe ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko bavuze ko imiti yo byanze bikunze, ndetse ni n'ihame kuba itangazo ryamaze gusohoka, imiti yo igiye guhenda. By'umwihariko niba bavuga ko nk'ikinini iyo wajyaga kwa muganga babaraga agaciro kuko wakiguze ku mafaranga 5 cyangwa se ku mafaranga 50, tubare gutyo, noneho tugiye kujya dutangira kukigura ku mafaranga 70. Niba hari nk'ikinini twavuga twaguze amafaranga 70, ubwo tayari cyo tuya duhita tukigura igiceri cy'ijana. Ibi ngibi byatumye igihugu cy'u Rwanda bigaragara neza ko ibibazo igihugu cy'u Rwanda kimazemo iminsi cyo kuba cyarahagarikiwe inkunga, hari aho bitangiye kuba byakoma cyangwa se byagenda bituma ubukungu bw'igihugu bujegajega, ariko nyine nta handi igihugu cy'u Rwanda kigomba kuzahurira ubukungu usibye mu baturage. Akaba ariyo mpamvu bavuze ko ibinini byo bigomba guhenda. Ikindi kandi mituweli nazo zigomba kwiyongerera agaciro mu mwaka ukurikiye uyu nguyu, kubera ko nta muntu wishyura 3,000 kuri mituweli uzongera kubyishyura. Bose bagiye kubashyira mu bindi byiciro, amafaranga bishyuraga hiyongereho andi mafaranga bitewe n'icyiciro uriho, kuko icyiciro cya gatatu bishyuraga 3, ariko harateganywa ko bashobora kuba bagiye kubashyira ku bihumbi 5. Iri tangazo rero by'umwihariko rijyanye n'imiti, ni nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda ubundi imiti myinshi gikoresha cyayikuraga mu Bushinwa, ariko kuva by'umwihariko leta y'Amerika yahagarika inkunga yaherezaga ibihugu byose bya Afurika ndetse n'ibindi bihugu byose hirya no hino ku isi, ibihugu by'umwihariko ibintu bijyanye n'ubuvuzi byikubise hasi, bisubira hasi, kuko nka gutyo ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda Amerika yonyine yagiherezaga agera kuri miliyoni 150 z'idolari. Aya mafaranga nuyumva wumve ko ari amafaranga menshi, kuko aya mafaranga agera kuri miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda by'umwihariko. Ikindi kandi wumva ukuntu aya mafaranga baherezaga u Rwanda ari amafaranga menshi, niyo GDP igihugu cy'u Rwanda gishora mu gisirikare kidasanzwe, Special Forces, cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero bikaba byaje bishimangira ko byanze bikunze hari ingaruka nyinshi abanyarwanda bagiye guhura nazo mu buvuzi, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe cyo ku bitaro bitewe n'ibyo ari byo ugasanga n'imiti ntihari, ugasanga niyo bakwandikiye bagutegetse kujya kuyigura ku mafarumasi, kubera yuko babona ko iyo miti ihenze batabasha kuba bayiguhereza kwa muganga bakubwiye amafaranga uri bugureho, kandi ukaba utakemera kuyatanga kubera mituweli uba waratanze. Yego hari igihe kwa muganga ujya bakakwandikira umuti kubera agaciro ufite, kubera ko utari kwivuza pirive, ariko by'umwihariko iyo babonye umuti uhenze cyane kandi utari buze kwemera gutanga amafaranga uko bakohereza kuri farumasi kujya kuwugurayo, ibi ngibi bikaba bigaragaza ko hagiye kubaho izindi mpinduka nyinshi mu buvuzi, kuba imiti yatangiye guhenda, kandi bakaba batangiye no kuvuga ko amafaranga yayo agiye kwiyongera, n'itangazo rikaba ryamaze gushyirwa hanze n'ikigo gishinzwe ubuzima hano mu gihugu
cy'u Rwanda. Iri ngiri rero akaba ari ryo tangazo igihugu cy'u Rwanda cyasohoye rivuga ku bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'amafaranga agiye kuzajya agurwa ku miti. Nkwibutsa ko nakubwiye ko niba ikinini twakigura ku giceri cya senkani kigiye kugera ku giceri cya 70, icyo twagura ku giceri cya 70 kigera ku ijana, ubwo icyo twaguraga ku ijana ni iry'itanu, icyo twagura ku ry'itanu bigenda bizamuka gutyo, wenda niba ari n'ikinini cyaguraga senkisa, ubwo urumva ko kizahita gitangira kugura amafaranga 700. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro nkubwire ngo nge twabanye, ndi Isa wari kuri Rwanda Room TV, kubwire ngo kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nkomeza nakubwira ko hano mu gihugu cy'u Rwanda hari kuba impinduka nyinshi mu bintu tutatekerezaga ko bishobora kuba byaba cyangwa se byazaba, ariko kubera ko nyine igihugu nk'ubwo ari ko kiri kubijyana, ubwo nyine niko biri kumera, ndetse ngusabe gukanda subscribe wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi